Awundi sereke mushuti wanje kugira ngo imirimo mu gikari nanjye bambanye akarakajye bibaho mana bibaho aya amatungo arana baransiga n'imvura muri no minsi kwirwa mu rugo se kariko bimera biko bimera waguze ndi phone se aha narayiguze amara sitagirisi ahubwo se ujya ngo muri no minsi ushobora kuzashaka kuntu ndemerara uzashaka kuntu ndemera pe umuntu yakuremera wenda kamwe nta telefone se ufite telefone ifite ariko yipfisha nk'amarate ipfa buri munsi nayo nuko uzashaka kuntu nagavamo kamwe nyine nkakagusigira ugusigiye nk'akaharira ibisi ako ntacyo kajya kamfasha umeze ute se cyane mana rimeze neza nyine pe nagiye nihira mu gikari mu mirimo yanjye ndakwibagirwa nanjye nicaye hano ndategereza ariko nyine bibaho nyine kwirwa mu rugo iyo uri mu rugo turimo two mu rugo nanjye tuba twambanye imvune oyi imirimo se si imva imirimo y'ibimeze nabi pe none muri no rugo bajyanga imirimo sinzi abandi se bagiye he abandi bagiye ngo gusenga suzi ko umunsi ari ku cyumweru aha abandi bagiye gusenga ibintu byo gusenga iyo bigezeho njyewe hano wabonye utarya ubu kuva twahagera si ubwa mbere uhagera harahindutse ahubwo nahoze nitegereza ariko baba rero habaye ubuzungu mbere ko hatuvunyira meruka muba hararuguru iriya ruguru iyo ngiyo twarahemutse wabonaga amasuri yaho buri kanya yari kuzatwica ahubwo rwa rukingo rwari ruri haruguru y'iwanyu wa undi munini ababawe umva uriya mukingo rwose umuntu wese wahageraga aravugaga ati rwose muhimuka ahantu atazabateza ibyago uzi buri ikibi cyo guturana n'umukingo se udapavomye yewe iyo imvura iguye ntabivuga wigize ubibona umukingo hari aho wigize uri dukase waniko nzi ko hashashera nyine njya mbibona wenda ku makuru ku mateleviziyo abantu babacishijeho nyine igitengu cyatengutse inzu kigapfuka igahirima abantu bagapfa bikamanuka nicyo bita isuri nyine bikabatembana namwe nari nzi yuko rero isuri zabatembana hararuguru hari habi rimwe imvura ari kugwa bugacya mukumva ngo ngijuye ngahibaza akanga hano hanze nahoze mpareba hano nta kibazo pe ntacyo washinza n'Imana yarakoze kudufasha tukava muri ya misozi mbere mwashyizemo n'akarange agasima karabikoze mugura n'intebe muruka mwicara kuri twatundi tw'utunyarwanda kwa kera dore natwe ibyo twabivuyemo suzi ko abantu bino minsi basigaye bitugiye muri izi ntebe se hararuguru se musigaye mukorerayo ibihe bikorwa buriya hararuguru ibintu twajyanye rero turahengera tukakora ibintu byo gutara ibitoki subiza arya gutara ibitoki ahubwo akantu k'akabu ajya bita akabuye ukageraho umva n'utubetezi imbetezi ako imbetezi hari undi muntu niga twari tuziranye nawe ukundaga imbetezi kubi n'ibikatsi nyine n'ibikatsi ukajombamo umuheho ukinywera cyangwa ukanywa amaganura ibyo mbona ari abahinzi bo mu rugo iyo twahinze ngo ni kukabakandikira kukakanje ubundi tukakabakandikira abava mu murima bagasomaguraho iminsi ikikomera uzi iyo uhinguye ukaruhukira kwako gakatsi ababawe karamanuka kakagera ku nyota iyo gakonje noneho aba ari akarusho nawe uragakunda burya jewe shanda gafana hari ibiri mu rwina nyamara nzakuga muri no minsi n'ibishya tuzagire ture kuntu waza ukisomera ahubwo muzabyenga ryari mbo ubu tuzenga tekwa mbere no kwa gatatu tuzabyenga kwa gatatu kwa kane muri iyo minsi ubwo tuzenga ishinge se namuyikura he ishinge mbo ngushyiraho ari umugore naho yahira bamushyira akajya kuyahira iryo ngiyo mukazarusenya hejuru hari umusozi uhari niho ajya kuyahira ajya mukazarusenya ntabwo twigeze kujyanayo kerara ajya buriya nawe twajyanyeyo tumva atari ubwa mbere mwumvishije yego ndahazi habase n'ishyamba ntabwo twajyaga gusenyamo inkwi naho ngaho ahantu hari ibiti binini by'inganzamarumbu tuhurira tukajyamo hejuru haba hari n'inkwi zumye twazivuna n'amapera yaho ndayibuka uwo mugore rero naho ngaho ajya kwahira nta handi rwose
ko hari imanga mbi ajya ambwira ati burya nubwo muyamemba ariko nyabya navunikiye. Urase nk'umutwaro mu muhangare. Umutwaro tumuha 2. Bibiri nawe. Ariko se ubundi kamere ibihumbi 2 nta nubwo ari na make. Umuhinzi ni icyatanu. Byaruriye byose. Urumva byaruriye. Noneho wowe niyo yazinduka saa 11. Saa 2 se bwo byagira umutwaro ataguje ibiro byagahita bibika gateko. Umutwaro bagushije sanga izo saa zose se. Ahubwo yarakayoye. Yarayoye. Ariko se twagiye mu kuganira ibyaha ngaha wowe. Bamushere bameruka mufite bimeze sha. Bamushere wanje byibindekere mwana muri no minsi tubirimo. Dore Saint Valentin n'umusiba ejo bundi kwa 5. Tuzaba twagiye mu bukwe kwa 5. Muzarira ese dore ngende ubu ngubu nkaya ngo bavuga ngo ngiyo nta mufite ngo buri singo. Nyine buri singo. Nicyo cyiciro ngende. Ngaho ibaze yuko natwe nyine. Yego. Kuri Saint Valentin ntabwo tuzabona uko tuyizihiza. Kubera iki? Tuzaba twagiye mu bukwe. Kandi so ufite umukunzi? Ese ni gute mutazihiza umunsi mukuru wawe? Ngo nyine twabyimuriye ku wundi munsi byabaye ngombwa. Nubwo muzabikora ryari? Tuzapanga undi munsi urumva. Twarebye nyine kubona abavandimwe nyine bafite ubukwe. Abati nyine nk'inshuti tugomba kugenda tukabashyigikira. We azaba yagiye giriya umuce zo mu gicuba urahazi? Mu gicuba ndamwumva. Ngo hari imirimo dufite nubwo nayo nzi nabyo manzi ibintu byabyo. Ubwo nyine twarahagabanye ngiye nzaba nagiye Nyamirambo. Wowe uzaba wagiye Nyamirambo? Wagiye mu gicuba? Ako nawe rwose ngiye ni muri famille ubwo bukwe. Kandi naba hafi nta kuntu abona nabakanira. Nta kuntu habahakanira. Gutya n'inzu kunzu. Uwo mwanzuro wafashe wo kubyimura undi munsi niwo mwiza. Gusa twabyimuriye undi munsi gusa nyine nk'abakunzi bacu. Ubwo nyine muzabyihanganira nyine kuko ako nubundi ni nako byakagombye kugenda. Ubu bavuga yuko useka neza ruseka nyuma. Muri ibya mbere nta kintu babimaze pe. Barahitinga bagahitinga kubera abari no mukavuyo. Noneho uje bwa nyuma bifungiye. Ni nawo byegukana byose. Ni useka neza ni ahubwo se wewe njyewe muri no minsi rero nawe tereta ryawe utari ryoroshye. Yego ndatereta ariko nta muntu mfite rwose navuga ngo tuzishimana kuri uwo munsi cyangwa se ngo turakunda. Ese byapfiriye urumva muri no minsi ndi mu kazi kenshi ka mu rugo amatungo de nk'ubu nsanzemo njyenyine. Abandi bahungu bana niba bafite abakunzi babo bagiye no gushima Imana bamwe iminsi bameze neza hanje nasigaye mu mirimo. Numva rero nta hantu napfa kubona rwose murira n'umukobwa ngo tube twakwibwira natumenyane duteretane. Ngira ngo se ahubwo uwo nguwo uri kuvuga uheruka nyine uriya musheri wanjye. Reka ne kubicana kure. Sanyura hano se yagiye gusenga. Acase? Haca da. Ese kuki utambwira ko tuziranye ngaca? Haca bagiye Kanyinya ku rusengero. Ese kutagimbwira ko tuziranye ngaca nsuhuza? Ubwo nyine nanjye sinzi impamvu urumva byanciyeho. Byanciyeho ugomba kuzaza nkahamwereka. Urabona ruguru iriya ni imisozi hepfo iriya hari igihe imvura yagwa akabura aho yugama. Nawe urabizi ibintu by'abari agapfa kujya mu rugo rwose abonye tazagira ikimubirindura. Ego baba rero ibaze noneho ugaciye ku rugo imvura ikumunyagira ahandi hano ndi inshuti mari. Ahubwo nawe ubwo ngubwo ndakubaza ntago ukijya gusenga? Gusenga rero hamenya warapaganye. Ntago nabeshya Imana ngo ntago napaganye narapaganye pe. Ariko abo nakurenganya ni ibya buri wese. Nta muntu wese. Noneho aho bafungerera izi nsengero ubwo nyine aho bazifungiye ibintu byose byo gusenga n'abakristo n'abandi babonaga babahereza byacitse intege kabisa. Byarazanjye. Ubwo nyine n'Imana nyine nayo ibyumve kabisa. Ntabwo ari twebwe nyine ni ibihe nyine. Ubu tujye wenda wasanga ibihe biri kutwerekeza gusubira wenda mu guterekera kwa kera. Ibihe se ibingibi none cyangwa bikatujyana mu bindi binyejana nyine bya vizi utari. Ariko ahubwo naranumvisha ngo hari n'ice zimwe na zimwe bagiye bafunga insengero buriya. Barazimaze ariko baba rero woheruka inzira mu giteme. Nukuri pe ngo hari abantu bagiye bafunga insengero. Ariko se ahubwo
twagana ibyo ngibyo by'insengero natekereje kukubwira reba uriya muhungu twiganye asarwira uramuzira wese nk'akabyara uriya muhungu twiganye witwa Charire ntawe uzi harya Charire urya muremure wabaga ufite imisatsi isa nk'ikaraze si umwibuka ako se ubundi none asigaye angana ate uriya muhungu rero wimumbaza ngo asigaye angana ate njye nsigaye mwanga urunuka ni ukuri kw'Imana byaje kugenda biteze ni ukuri nsigaye mwanga urunuka akasakaga Charire buriya twariganye ndabizi turazamukana ari inshuti yanjye dukora ndabizi rwose ndabizi ntabwo wakwiriye kuvunika noneho rero aho aboneye amafaranga ntabwo yatwibutse iwabo barakize umva tuza se yarananaye tuza nyina nuko nguko ayo faranga ngo ryakubise ngo bitabwora dore aharugura hacana imodoka rahira niyamanukiraho inka kubwira ati komera mushuti reka ubu se nta n'akazi kora kugurira ra hakuzi kusete skoro nese arangura skoro twahuriye he kankwereke ubundi tumaze igihe tutavugana urumva n'ayo makuru yose ntabwo rwose naherukaga oya gereka ariko wenda ubu ngubu usambwe ko nta telefone se ufite nta telefone mfite akipfisha nawe dore ngiye kuba nguhaye iyi ngiyi ugiye kuba uyimaye nawe ndaba nsigaranye iyi ngiyi urakoze rwose urakoze ubundi nese ugira ngo Charire abaye nkawe ugira ngo hari ikintu twaba je mane nta mutima mubi wenda kuzuye kuva na kera kuva na kera twarasangiraga ubusa rebuka ku ishuri mbazanira tukaza dusangira n'amapera ase ntabwo byibuka ndabyibuka ntabwo ari byo twayaciye nkayazana tukajya muri kanto rero ntabwo ubu ngubu twaba twarasangiye ubuto aho tugeze ubu ngubu twabaye abantu bakuru gukomeza kubana bitunaniye oya n'amahano ariko gufite umuco n'ubucuca ako kantu wari ukazi ntabwo nari nkaza ahubwo hari ikintu uranekeza ku Charire ariko Imana hari banza zakimanira kagaki ni ikintu kibi pe nk'umuntu mba twarabanye muri sosiyete akaba asigaye atavugisha umuntu bakuranye umuntu babanye ibihe byose niyo mvuga ati kereka ari Imana imukuye mu nzira ahari agapfa akava mu nzira pe ni ukuri akose nanone wakwifuriza umuntu gupfa bene ako kageni uwo uri kuvuga ngo nakwifuriza umuntu gupfa ndamutse ngiye mubonye n'ukuntu mbigenza namukura mu nzira akava kuri ino si y'abantu bahumeka umwuka ubwo yaba yarakoze iki aya Charire yakoze amahano anyirateho duhuriye mu bukwe tumere nkaho tutaziranye ari umuntu twakuranye ako nawe nubwo rero yabonye amafaranga yakoze ibintu by'ububwe yakoze ibintu by'ubugoryi ahubwo umva nkubwire nguteza amatwi abiri ngiye no kumugutumaho nimba uri inshuti yanjye uzambabarire ugende umureshyareshye umubwire ko narwaye wenda n'ubwa ko narwaye aze kunsura urebe ko azaza kugusura ureke azaza kunsura sambwe ko yaguze n'imodoka yaguze imodoka hari umuntu wabona waguha nomero ze mu baturanyi beza aza kuza kumuhamagara mu Charire n'umwiyemezi nawe nabona nese yazi nta muntu ajya avugana ahubwo wowe banza mwavugana uzashaka umuntu umumbwira aze kunsura ko narwaye naza kunsura akagera hano ndakumva ibindi uzabyihorere uzabindekere uzambaza nyuma amakuru uzamukorera ikintu kibi oya ibyo byihorere ibyo ni ibyanjye ngiye ngutumitse gutyo uzanumikire ibindi ni ibyanjye nyuma ngenda bizi yuko no mu butoya nta kintu kibi nkuzi nta kintu kibi n'ubundi sinde abantu bahindura umuntu ako nta kintu kibi cyane nta n'ikibazo cyanjye ntabwo wansabaga serivisi nk'umuntu wanjye ngo ngiye nkakwima kandi ngashoboye urumva niba itari ibi ngibi nzabigukorera si kumubwira akaza kugusura ubutumwa n'ubwo kandi urabizi ko rwose nzabigukorera njye nawe tuganira amagambo ntabwo bwacyo urabizi ko nashobora twahuraga mwana tuba twaravugaga bukira rero ni ukuri kw'Imana mbona nanjye uciyeho ni myinshi dore uciye hajya ngo umunsi uciye ikibu pe ahubwo nanjye ngiye gutindurira inka ariko ntabwo mwirukanye da si kuvuga ko mwirukanye wakoze no kunsura ahubwo se uvuze akantu kiwe bijya nabi yarabyaye se yarabyaye ariko umukamo wawe nawe ni nawe ngiye kukubwira ngo ume ku mata amata uzayanywa nugaruka shamani naribi nyine ubwo ngubwo anjye kandebe ko ako wabuze ibyo nibagirwa
kukubwira kubera bya phone kugushimira ariko wakoze nyaboneka wakoze wakoze rwose reka nkurenze irembo rero ariko kuri icyo bya shari uzanuma iki wari uyisize urakoze ariko shari uziba ukuntu iki nzagutumikira ni muri no minsi ntabwo ngiye nzatinda sawa kandi ugira ibihe byiza nawe ibihe byiza oya utwo tumodoka nimudupakire vuba vuba ega nta kibazo badupakiye neza nkagukubita nk'agatipu ka miliyoni nk'eshanu hari ikintu naba ntagukoreye rega buriya jya ukorana bizinesi n'abantu b'abakire ntugakorana n'abantu babukene nk'ubwo ngubwo nyine oya nta kibazo oya ndabaha miliyoni 15 mwebwe mu gapakire we ubwo 5 zaba ari izawe mugireyo nari ahubwo hano hari umuntu mbona uri kunsuhuza reka mbanze numva ibyako kano kagabo da boya nta kibazo ndayashyiraho akako ubu ntabwo bizi ko MTN yabikemu reka nze nkwereke charire maze biteze ibintu bikora ni sawa tu amakuru y'iminsi amakuru nyine nasanzwe nyine tu ndakubona nyine warandyohanye kuryohana se ubundi ngiye murandyoshye n'ubundi no kuva na kera wari umeze uteze meze neza nta kibazo none se ubuherukana na gahinira cyagerekana na kari agatinda oyase urambura cyari muri revo ya gahini koko campa nyine kambwira urumva charire twariganye urabizi kera tukiri abana sibyo oya kuba twariganye ntacyo bivuze umuvandimwe wacu nyine gahini twiganye aka gahini yararwaye ubwo ni ya ndwara y'abatindi barayibagiwe bahora barwaragurika barabibagiye indwara y'abatindi ubwo rero yari yakuntumyeho uzaze nyine nkubwire uzanyaruka ujye kumusura ameze nabi nyine indwara z'abakene nyine nawe urazizi abakene bararwaragurika nyine ariko nta kundi ndi muri bizinesi nta kibazo nazareba nko ku cyumweru gitaha nkazajyayo dore ngiye no gukoresha ya modoka yanjye waguze n'imodoka imwe se ahubwo ko nsigaye mfite amakamyo menshi kora ahangaha sha nuko umaze kuba umuntu w'umugabo none se ko mbona usigaye wambaye ubushati bwacitsemo hano ubu ngubu ikibazo ni n'ubukene mwana rebera ino ngofero ni ukuri ese ubu ngubu ugira ngo umuntu wazajya ugura ingofero kerike kera twabizi tubizi kuko kugira amafaranga wazajya ugura ingofero cyamana ibintu byaje guhinduka ibindi byanarimbuka iyogoshesha gutya inyogosho zigezweho ibintu mwana byaje guhinduka ubukene bwarateye ibintu birazamba kabisa ariko nyine nari ndi mu ka business rero umuvandimwe nyine gahini yari yakuntumyeho ngo umubabarire uzagenda ujye gahini niyo wajyayo iminota 5 bizaba bihagije bya bijumba by'iwabo si ubwo ngubwo ubwo no kugenda kugwa bya bijumba by'iwabo ubwo se ntabwo ari asobanukirwa guteka ku gafiriti ubwo ni si ikibazo none se uragira ngo akwakirize icyo adafite ahubwo kambe ndi hano mbanze nkora komisiyo ndaza kukuvugisha kuri nimero imwe ya kera sabwo ngubwo nariroze kuza kunyaruka uzajyeyo agira ngo nyine mutumikire meze neza ntaribi buri se namira neza simfite amamiliyoni kuri phone kanegere ku byanjye mvamagara Eric numvira Allo? We Eric. Makurura. Amakuru yari meza. Kutuburanye husha. Umuntu bari gushakisha imibereho yo mu minoti. Ase kuryo washakisha imibereho mani ntukaze no gusenga se. Shamana ari umwana atera imibara kwibura dore ko n'itenyero muri no minsi babitonze bakujyanye kure. Ariko ibyumba birakora. Cyane abo waraguye sha inde ndamwibuka
Charire. Charire nawe uramwibuka? Charire ndamuzi ndi kumwibuka. Ejo nawe nasuye Gahini. Ariko bitewe n'ukuntu twaganiriye n'ibintu yambwiye. Kuri Charire. Namufata azamurigata ku bwonko ahari. Byagenze bite se? Aha. Ese ubwo ni ibikira? Hamwe ntabwo neza akabora ngo abimbireho. Ako nyine ni ukubasengera ahubwo. Ni ugusenga nyine dukomeye. Nta n'ikindi twakora, ibintu ni ibibazo. Ariko nyine uza Charire. Nabonye ameze neza. Ariko uriya muhungu na kera kose yari ameze neza. Ko yaguze imodoka? Narayibonye ya vewipi. Yarantangaje. Aha. Ese wowe ko naherutse umbwira ngo wabonye perime? Imodoka yarabiguze. Hoya ndavuga wowe. Nawe ndi kuvugira ngo ukunda Charire turimete. Ku bundi wowe igupfiriye ubusa. Turimete ko nagize nkaba ndakarutuye wa muntu we, ariko nyine ibiceri byo kugura imodokari mani ni hatari. Ibiceri byo kugura imodokari. Ariko ufite igihugu ushaka nyine wankamuda umuntu akareba uko yakwigenza. shase byose ko biva mu gusenga. Byose biva mu gusenga pe. Aho ngaho turi kundushikisha twaganiriye niba kubaza amakuru kundushikisha. Ese nyine kuba wagiye gusura Gahini ugasanga ngiye duturanye ntunsure nyine. Mwana naraje amasaha y'ikibungo ukuntu mugeraho. Ako nyine muri ziriya minsi zizaza nari gutanga kuzaza kugusura. Ni ukuri uzahagere pe, uzahagere. Uzahagere ni ukuri rwose urakenewe pe. Niba nikuze urimo gukora iki? Mw'iyi minsi nyine ndacyari muri bya bintu byo gukanika ibi n'iki n'iki. Ntabwo nabyo bibamo amafaranga. Abamo ariko nyine urebye nkanjye uba ukoresha abandi. Aba ari imibare myinshi. Umugore n'abana. Umugore n'abana nyine baraho. Umaze kugira bangahe? Ni babiri se, si babiri si ubazi. Nyine mbiruka nanjye ari babiri, ari nzi ko ubundi ukadingamo da ukazana kandi. Oya haba hakiri kare pe. Ari twe mani wundi ukareba uko wigenza kongera ugakuramo. Eri waperike we. Byaba bikabije. Ese wowe mu rugo ngo mumeze neza? Muri minsi mani umuntu ameze neza dore ariko none y'imvura iraza kudukora. Ariko se ubundi ukomera ukumbwira ngo ufite akamari ushaka amafaranga warayabonye byaranze byagenze ute? Wanjye ntakubeshe abakiriya babaye ukabye byaranze pe. Nta muntu ugikorera amafaranga, nta muntu ubasha kubona uko aduka. Ariko nyine nta kundi nagira ngo numve uko umerewe. Ariko ni ugushaka umwanya tukaganira ku buryo burambuye turi kumwe kabisa. Ni ukuri uzasimbuka unsure pe, dore usura abandi ngere gukansigamo duturanye. Nanone uriya muvandimwe nawe ngomba kumusura pe. Sawa naribi nanjye reka ndebe utwomba ngiyemo. Naribi umuhungu wanjye, naribi nyine reka ndebe akazi mba nkora dore ko n'akazi kaba kabaye kenshi. Umuntu ajya agira n'igihe aruhukira. Sawa Melissa urakoze. Urakoze namwe.
TikTok nayo ibintu yazanye zadusaza. Karibu injira. Muhungu wanjye. Charire umukire. Meze bite se? Ahubwo umeze. Meze neza tu. Nanjye meze neza. Ande makuru y'indi minsi. Umuntu ese ko amakuru ino minsi narwaye. Maze iminsi meze nabi. Ntabwo meze neza. Ejo bundi duherutse guca kuri ka gahungu ngo ni ka Eric. Kambaye ubugofero bwarahinamiranye. Karambwira ngo wararwaye ngo wararembye. Ubu nibwo mbaje ati kanze musuhuze. Yaragutumitse. Yesha yarantumitse ntari bito. Karakana kuva na kera kazana amapera ku ishuri ndabyibuka. Nararwaye narashize. Nawe waragiye twiyemeraho. Ubwo se ubuyoka bwo mu nda mwana. Abakire se niko bamutekereza ko mwe mwamugira ibintu. Ni bwa buyoka bwo guhorera cya kijumbu ubwo ngubwo wasanga ari cyuzira. Ntabwo ari ikijumba natwe tujya ngo tugahinda twaya n'agaciro. Ubuse agaciro karishe na mayoneze basi. Mayoneze nazo turya. Rega ibyo birya abakire nkamwe mwaragezeho twe nta mayoneze tu. Ubusi ibihumbi 10 byo kugenda ukagura ka mayoneze kamwe k'ikiro ntabwo wayabura mu. Ahubwo twaganiye nibagirwa kukwakira. Simumva se sha. Dore gikambero ndebere ko ari cyo twabonayo. Kakire. Uneze tuwe tuganiraho ntari bitu. Reka nze rero mu gikari ko ari icy'abakiriya. Iyi niyo usigaye utunze se? Nese radio nunga iPhone nkamwe ko nitungiye imagine. Iyi ngiyi bayita iyi ni make to. Zikari iyi si mwe bita mukobwa heba. Yireke ahubwo reka nde kintu akwakira. Nta kibazo. Kandi mu gikari ko arako nabona. Ubundi se Charire we. Sinzira nimba abakire mukunda imineke. Nta kibazo ntago twabanga. Kira. Imineke. Ubu yuko wamanyitse nabibura. Nta kibazo. Nuko twarahitaze naba. Ubu ngubu ukimanyiye nyine kimanyuka nabi. None se nta kibazo kutwakiriza umuneke. Ujye ngo mbamuheruka. Nko mu rugo ndayigura ariko kuyirya bikambaniye irabu nyine tu. Shabwo ntago nabura kurya tu. Nta kibazo. Iyi niyo bitagura Michel. Niyo bitagura Michel. Siko ngiye mpa kugura basanga bana amanye n'ibitari gura Michel mwana. Ibiryoshye yingi. Umuneke uraryoshye. Sha. None se andi makuru. Amakuru ni meza. Subu umfite nk'ikindi gitoki wangurisha ora. Ariko se man. Ubu ndanze mutse koko kweri. Ngiye kubaza amaraso y'umuntu. Ariko se ko yanyiriyeho. Ngo warubuze? Nta kundi wagira ikindi gitoki kimeze gutya ngo ngurisheho n'ikicumu. Gitoki. Oya ntacyo tuzabivugana nta kibazo. Hoya nashaka gute nkajyana uyu munsi. Nta kibazo tuzabivugana. Urumva imeze ute? Sha umuneke uraryoshye bya hatari pe. Abwo buriya banze ya mpamvu ujya gukumbura ajya gutuzanira amapera udushya twawe n'utwakera pe. Njye nabi biryanjye. Sha mva ubu ngubu na n'ubu ngubu ubu nyibukije ibya kera bimwe bya kera byacu nyine tu. Nta kibazo ko twabaye neza se. Sha oya nta kibazo. Ubundi we nta mutima mubi wawe ni ibisanzwe nyine uhana udushya pe. Njye niko nimereye ubundi njye nitereye. Uyu muneke uraryoshye my friend.
ubwa mbere ndiye umuneke uryoshye gutya tuba twarayitariye imineke yo uzi ko navuye no muri Dubai umuneke wo ntabwo uryoha gutya na Dubai ujya burya naho njya ahubwo se njyayo nuko nyine umuntu aba ari muri sitasiyo nyinshi ariko njyayo tu nta kibazo cyamuneke uraryoha aryoshye byahatari rwose ubaye iki ugira ngo gusa ubu ni inzoka inzoka itangiye kukurya se gusa igiye mu nda ntihari kundya mwana itangiye gukurira mu nda se nzihorere wa mugabo cyangwa nuko utasanzwe umenyera iminsi wasanga ari uko ntawe uherukaga ahari iyo usakuretse burya ryaba ari inzoka wenda iriya akantu gato wenda wumve ko hari ikintu cyagera mu nda ubu bavuga ko ari inzara kandi mvuye mu rugo maze kurya inkoko mwa hari wenda aheruka kurya imineke hafi ntabwo nyiheruka siriya ihangane kandi nkuretse nimo ndababara cyane mwana ihangane umumara hari igihe yaba ari inzoka ndi kubabara biriseriye noneho byanyabye si ubu ni inzoka ubu ni iki ubwo hari igihe yaba ari inzoka wenda ihangane wowe uburyo umumare akiri ugire ngo ni danje ubu ngubu arimo gukurira amanga se mu rubavu urubavu guhera no mu rubavu kwaza ukagera hamwe hose harimo haranje ari gukurira ese ubu byaba ari ibiki ihangana igihe aba ari umuneke wenda udaheruka inzoka yawe waba urekeye se ku buryo ubu ngubu ko maze ya mineke itatu yose maze ko yaba ihagije oya jya wumve hano ndimo ndaburya noneho nkababara kurushaho uri kubabara nanone ndimo ndarushaho ahubwo ku buryo reka uyu nihangane mbe muretse urihangane ntabwo umusuzuguye rwose nta kibazo ubwo mu nda wenda ari kukurya baba we aracyakukurya cyane se baba we gashumba we aracyakukurya cyane se gashumba we harimo harange byanya ahubwo reka mwere wenda gashumba we reka wenda ture imodoka se zara ku muhanda se ihangane we gashumba oya ihanga imodoka se zo ku muhanda iri haruguru ku muhanda gashumba fata hano nimo ndababara byada ihangane uhaguruke wenda tuze ko twajya ku muhanda do ihangane haguruka gashumba we haguruka ture ko twajya ku muhanda ture ko twakuri ubufasha shariye ko namenye amakuru yera byarangiye gute gusa wabona yaranitabye imana we amakuru ya shari umuntu azabwirwa n'iki we amakuru ya charire waciye mwawaje udakomanza indyarya gusa uri indyarya cyakurura akaburimbo umuhatira imineke ngo urampaye kumburanduza maze ukazajya ukamatana kagace ngo ni nkamara ngo wumare ngo nta kibazo sha ubu ngubu ikintu ngiye kugukorera nkuciye mu nshuti zanjye nta n'umwe uzajya gutuma kuvugisha sinzajya kukugerera iwawe ntuzajya no kongerera n'iwanjye